Aho neza ndagusuhuje aho uherereye hose, waba uri muri Afurika, waba uri i Burayi, waba uri muri Amerika, waba uri muri Aziya, nongeye kuguha ikaze kuri uno muyoboro wawe cyangwa wacu wa YouTube, tubanaho umunsi ku munsi mu kiganiro tuvuga ku buzima mu gace twise ubuzima buzima. Nk'uko mubizi muri kino gihe igihugu cyacu kirimo kirahangana na virusi ya Marburg virus, aho iki cyorezo kigenda cyica abantu batandukanye ku munsi ugenda uhita, umubare uragenda ukomeza kwiyongera kimwe n'abandura ko bakomeza kwiyongera. Rero muri kino kiganiro turagira ngo tuganire, tukwereke aho ibintu bigeze ndetse tunabashe kuganira ibindi bintu byagufasha, indi myitwarire ikwiye ushobora kugira ikaba yagufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ukabasha kubaho utuje. Mu mbuga nyinshi rero zitandukanye abakora mu nzego z'ubuzima bahuriraho, biragaragara ko harimo ikintu cy'ubwoba, harimo ubwoba bw'icyorezo. Sinabyita gutinya icyorezo kuko n'ubundi aka kazi ko kwita ku buzima bw'abantu umunsi ku munsi ni umuhamagaro, kandi iyo ugiye mu muhamagaro ukora ikintu gikuturutse ku mutima, uretse ko nyine hataburamo ibizazane bigenda bizamo birimo n'ibyorezo. Murabizi haje icyorezo cya COVID-19, abo mu nzego z'ubuzima ntabwo bigeze batezuka, bahanganye nacyo umunsi ku munsi, reka tubashimire. Rero murabona muri ino minsi ko haje ikindi cyorezo cya Marburg. Cyo rero umwihariko wacyo gifite ni uko muri benshi kiri guhitana abakora mu nzego z'ubuzima. Bigaragare ko rero benshi mu mitekerereze bakozweho n'uru rupfu rw'aba bagenzi babo barimo bitahira umunsi ku munsi, kandi ubona koko bari bakiri batoya, bari bagifite igihe kinini cyo kuba bakorera igihugu, cyo kuba bafasha mu kurinda ubuzima, mu kugarura ubuzima benshi mu baturarwanda. Ibyo rero biratuma muri benshi muri bo ubuzima bwo mu mutwe bwabo buhungabana. Muri kino kiganiro rero twaguteguriye ibintu bigera ku 8 ushobora gukora uramutse ukora mu nzego z'ubuzima kugira ngo ubuzima bwawe bwo mu mutwe bugaruke ku murongo. Nubwo rero turimo tuvuga abo mu nzego z'ubuzima, hari n'abandi barimo abaturarwanda batandukanye nabo bafite ubwoba bw'icyorezo, bati se ntibatugarura muri guma mu rugo, ntibagira ugasanga uko guhangayika nako guhari. Rero ibyo bintu ntabwo bigenewe abo mu nzego z'ubuzima gusa, nawe birakureba. Hari icyo nawe wakora kugira ngo ubuzima bwawe bwo mu mutwe bugume bumeze neza. Rero nimba urimo ukurikira kino kiganiro utarakanda subscribe, kandaho tubane umunsi ku munsi. Muhumure rwose, nta kindi bigusaba no gukandaho hasi ahantu hasa no hari mu ibara ry'umukara, niba ukoresha igifaransa handitse sabone ukahakanda, nimba ukoresha icyongereza handitse subscribe ukahakanda,
ubundi tugakomeza kubana. Dutangiye rero twarebaho uko icyorezo gihagaze kugeza ubu ngubu mu mibare duheruka ya Minisiteri y'Ubuzima, biragaragara ko abamaze kwandura iyi virusi ya Marburg bamaze kugera kuri 27. Mu mibare duheruka biragaragara ko iki cyorezo cyari kimaze guhitana abantu bagera ku 9, bivuze ko abarwayi basigaye barwaye iki cyorezo bagera kuri 18. Urumva ko rero ari umubare uri hejuru, ariko ugereranyije n'ibihugu iki cyorezo cyagiye kigaragaramo, biragaragara ko ntabwo twavuga ko hari igikuba cyacitse. Ariyo mpamvu Minisiteri y'Ubuzima iri komeza ikangurira Abanyarwanda kwirinda icyorezo, bazirikana kwirinda kwegerana ndetse no kugira isuku muri rusange. Bakavuga ko ibyo nitubyubahiriza bizadufasha kwirinda iki cyorezo. Muri rusange rero hari impamvu nyinshi ziba zihari, zibaho abantu bakavuga bati ubuzima bwo mu mutwe bwacu burimo burahangirikira bitewe no kugira igishyika cyo guterwa ubwoba n'icyorezo. Ariko nshuti yanjye, mbere y'uko usura ahantu hari abantu benshi, mbere y'uko wirengagiza wenda gukaraba intoki, menya ko ibyo bintu uramutse ubyubahirije birimo biri butume duhangana n'iki cyorezo, kandi bikadufasha gukomeza kubaho dutekanye, dufite ubuzima buzima kandi dukora imirimo yacu umunsi ku munsi. Hano rero naguteguriye ibintu bigera ku 8 ushobora gukora bikaba byagufasha kugira ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza, ukabaho wumva utuje udatewe igishyika n'iki cyorezo. Icya mbere ni ukwiyitaho. Kwiyitaho ni gufata umwanya ugatekereza ku buzima bwawe, ukagerageza gufata akanya ko kuruhuka, ukumva umuziki wumva ukunyuze kandi ukunezereza umutima, ukagerageza akanya kose ubona ukakiharira nyine, akanya kose ubonye nyuma y'akazi ukakiharira, ugafata uwo mwanya ukamedita, ukizirikanaho. Yego, wabyumvishe icyo turimo twita kwiyitaho. Icya kabiri muvandimwe, nk'uko inzego z'ubuzima zirimo zibitubwira, karaba intoki. Gukaraba intoki biri mu biri budufashe kwica amavirusi, amamikorobe atandukanye harimo n'izi virusi. Aho bidashoboka ko wakaraba intoki, koresha umuti wa sanitayiza, ugira isuku. Ibyo biragufasha rero gukomeza kuguma utekanye, uzi ko iki cyorezo kitabasha kukugeraho mu buryo bworoshye. Icya gatatu cyagufasha gushyira ubuzima bwawe bwo mu mutwe ku murongo. Igihe uri mu rugo, gerageza uteke ibiryo wumva bikunejereje. Fata akanya uteke ibiryo bikunejereje kandi
bikubakira umubiri, bituma ugira umubiri umeze neza. Rya indyo yuzuye wubaka umubiri. Twabonye ko iki cyorezo cya Marburg kitagira umuti, kitagira n'urukingo, n'abakirwaye bavura ibimenyetso. Nahawe rero mu gihe barimo bavura nuba wagize ibyaha byo guhura n'iyi virusi, igihe bazaba barimo bavura ibimenyetso, n'umubiri wawe uzaba ufite imbaraga zo kuba wahangana n'iki cyorezo. Ibyo rero ntabwo wabigeraho utariye indyo yuzuye. Ikindi cya kane cyagufasha gushyira ubuzima bwawe bwo mu mutwe ku murongo, ukumva udahangayikiye iki cyorezo, shaka akanya ugaharire umuryango. Nimba ufite abana ukine nabo, nimba ufite abawe, abagize umuryango, muganire, mukine. Abashobora gusenga, mufate akanya musenge, mugerageze muruhure umubiri, mureba se udufilime, muturebera hamwe. Donc rwose umuryango wawe mu kanya gato ubona nyuma y'akazi uwuhe umwanya. Ikindi twakubwira cya gatanu cyagufasha kuguma ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumeze neza, ku buryo ino virusi cyangwa iki cyorezo kitagutera ubwoba. Icya gatanu ni ukwita ku buzima bwo mu mutwe, wirinda gutekereza cyane wenda ku bawe wabuze, ese inshuti mwakoranaga zagize ikibazo cyangwa zahitanwe n'iyi virusi, ese abo wari uzi iki cyorezo cyahitanye, wibitekerezaho cyane. N'igihe bibayeho wenda ukabona kubyihanganira byanze, kumva ugize agahinda gakabije, wegere abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, abapsikologe, bakuganirize, bagufashe kongera kugaruka, kuko byagutera agahinda bigatuma wenda n'imirimo yawe ya buri munsi utayikora neza. Nibyo koko mu gihe cy'icyorezo buri wese aba ahangayitse, ariko si igihe cyo guhangayika cyane, ahubwo ni igihe cyo kubahiriza amabwiriza uhabwa kugira ngo igihugu cyangwa agace uherereyemo gasohoke mu cyorezo. Ikindi cyagufasha gutuma ubuzima bwawe bwo mu mutwe, ubwo ni icya gatandatu. Niba uri mu rugo, gerageza gushyira utuntu twawe ku murongo. Urugero, niba hari agaporoje watekerezaga kuba wazakora, ukaba wajya unagakora nyuma y'akazi, fata akanya ukadevelope. Birakurinda kwitekerezaho cyane, bituma ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumera neza. Nimba hari ibintu wenda ubona mu rugo bijagaraye bitari ku murongo, ufata akanya nyuma y'akazi ubishyire ku murongo. Nimba hari ubusitani bwawe wenda ufite ubona butameze neza, ufata akanya ubutunganye. Nimba ari ahakupakupa uhakupakupe, nimba ari indabo zitari ku murongo zitegure neza. Bizagufasha kutihugiraho, guterwe igishyika n'iki cyorezo cyangwa n'ibiri kubaho muri kino gihe igihugu kiri guhangana n'icyorezo. Icya karindwi cyagufasha gukomeza ufite ubuzima bumeze neza, ubuzima buri ku murongo bwo mu mutwe, gerageza nimba ufite abavandimwe mwitaneho,
birazwi ko cyangwa biramenyerewe ko mu buzima busanzwe bishimisha kwakira impano utatekerezaga. Gerageza rero nimba ufite uwawe umutungure, nimba ubona umuhe akagifuti, umuhe impano uko yaba ingana kose upfa kuba utayikekaga iragushimisha. Ibyo bizatuma nyine ubaho wishimye, nubwo turi mu gihe cy'icyorezo ariko ubeho wishimye. Naho ku kazi rero murimo mwita ku baturage b'igihugu, murimo mwita ku baturarwanda, murimo muhangana n'iki cyorezo, mugerageze mu creating environment iri warm, cyangwa ahantu umuntu wese yakwishimira kuba yaba ari. Why not watungura umukorege wawe nawe ukamuha impano, ukamubwira utugambo twiza tumugarurira icyizere cyo kumva ko nubwo turi mu gihe cy'icyorezo kikaba kirimo gihitana bari mu nzego z'ubuzima, ariko ko hari ibyiringiro ko ashobora kunezerwa. Why not utamugenera akagifuti? Urumva rero kwitanaho nabyo ni byiza, biri mu byatuma ubuzima bwo mu mutwe bwacu buguma bumeze neza. Ikindi cya munani cyagufasha kuguma ubuzima bwawe bwo mu mutwe bumeze neza muri kino gihe cy'icyorezo, fata akanya usome ibitabo, usome udukuru, ukurikirane ibibera ku mbuga nkoranyambaga bijyanye n'imyidagaduro bikunezeza. Wenda se ikindi, nimba wenda se ku rusengero hari inshingano wakoraga kumva ziragushimishije, wenda se kubwiriza ijambo ry'Imana ubikore, cyangwa se nimba hari tutorials, amasomo wafataga wenda ajyanye ajyanye no kuruhura mu mutwe, harimo wenda nko kwiga umuziki se, kwiga gucuranga se, kwiga kuririmba se, bikore biragufasha mu kuba uruhutse, uri relaxed. Bitume rero utihugiraho cyane muri kino gihe cy'icyorezo ngo ubuzima bwe bwo mu mutwe bube bwahangirikira. Muri rusange rero nibyo twabateguriye byabagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bwo mu mutwe bukomeze bumeze neza muri kino gihe cy'icyorezo. Dukomeze twirinde nk'uko Minisiteri y'Ubuzima ibidusaba, twite ku isuku, twirinde kwegerana, birimo kwirinda kujya mu gukora ingendo zitari ngombwa. Nubwo tutari muri guma mu rugo, ariko urumva ko haramutse hakomeje ubwandu bukomeje kwiyongera, bishobora kugira ngo bitakomeza kugora inzego z'ubuzima, bashobora no kudushyira muri guma mu rugo. Niyo mpamvu rero kugira ngo twirinde iyo guma mu rugo, rero dukomeze ubuzima bwacu muri rusange, twubahiriza ingamba Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho, zirimo gukaraba intoki ndetse no kwirinda kwegerana no kwita ku isuku muri rusange. Ibyo twari twabateguriye rero, turabashimiye kuba mwadukurikiye kuri channel yacu ya YouTube. Turabifuriza ubuzima buzira virusi ya Marburg. Imana ibaha umugisha. Nimba utarakora subscribe, yikandeho. Wakoze kudukurikira, kandi nimba hari igitekerezo ufite ukitwandikire muri comment.